Umunyarwanda yaciye umugani ngo naragenze ndabona, noneho ibyo mboneye muri showbiz yo mu Rwanda ni akasamutwe. Ubu buri wese ari gukina sinabyaye. Noneho Emirene aje yariye karungu ku muntu uwo ari we wese wakoze inkuru ku muhanzi we Vestine avuga iby'urushako rwe ngo n'ibyananiranye mu mabanga y'urugo. Mvuze amabanga y'urugo nanjye atankora, yatanze gasopo noneho ahita aca n'umurongo bita renga nkumene. Reka mbareke mwiyumvire. Umunyarwanda yaciye umugani ngo naragenze ndabona, noneho ibyo mboneye muri showbiz yo mu Rwanda ni akasamutwe. Ubu buri wese ari gukina sinabyaye. Noneho Emirene aje yariye karungu ku muntu uwo ari we wese wakoze inkuru ku muhanzi we Vestine avuga iby'urushako rwe ngo n'ibyananiranye mu mabanga y'urugo. Mvuze amabanga y'urugo nanjye atankora, yatanze gasopo noneho ahita aca n'umurongo bita renga nkumene. Reka mbareke mwiyumvire. Kuza kuvuga ngo nshuti uyu mugoroba ngo yahengetse ngo umutambukanye yo ngabigera atya ngo mu cyumba wageze mu cyumba. Ako byo birashaye ibyo uriya muhanzi wawe ari byo nanjye numvise. Avuga ni ibintu ntabwo ari comment, ibi bintu ni icyaha. Kuba mari ngo umuntu ufite umugabo bataramarana igihe kuvuga ngo akuyemo inda ukoresheje AI, none ukavuga uti ndabizi neza, akavuga n'icyumba Vestine araramo ukuntu kimeze, ukanibivuga utono n'uburyo bamutwara ku bitaro. Bavuga ntuye umuntu nubwo ari kwiruka ataha ariko mu rugo yaharenze. Gusa ngenda kore kwiruka tugahurira imbere. Umuntu wiruka atahiwe mu rugo abona yaharenze. Nageze mu Rwanda shangiye guhura n'abantu ayiwe ngo ntago njyameza ngo turamuzi n'umwana mwiza. Mugiye guhura n'abantu muhoberana, ubu turasuhuzanya by'umuco. Bundi bavuga ko ari uku mu muco tuba tugomba gusuhuzanya, ukagenda uvuga uti ntago ni nk'ishyamba ni nk'icyo nahuriyemo. Yumve neza indamukanyo, yumve neza ikirenge. Turaramukanya yumve umudiho sha. Tugomba kuramukanya nahageze. Ngeze nakubiye ingamba z'ubwirinzi wazikoresheje. Nge ntabyo ingamba z'ubwirinzi, ibyo bintu byanyu muza muca ku ruhande. Shakoresha amasengesho, shajya wisengera mwana. Uri kumva? Jya wisengera. Bavuga gusenga ndasenga, ariko nabwo ntago natuma sibyo nyine like bikomeza ko kubera ko nabaye umwana mwiza cyane. Havuga nti ntari biripotinga ibyo ushaka unabeshye mo dushya ntacyo binwaye. Ariko nanone uharasinga umuntu kugeza naho ujye mu buzima bwe bwite ukabujagata nkaho no come on, ukamubyaza ukagira utukagushima. Kandi ndarayikuyemo ngo akaruka muri kuri stage ngo akajya ku bitaro. Nabonye ese umuntu wabivuze bisi yari yagiye Kanombe cyane. Indege igira Rusizi ntarayijya, ariko yavuze ukuntu mwari mumeze mu ndege, ukuntu mwari mumeze mu ndege. Shake kora nanjye story ya Canada sinayibara ko njye ntabwo ndarenga muri Afrika. Ubwo ngenda mu ndege sindarenga muri Afrika. Ndabyemera. Mujye kuvuga ibintu biberi Buruseli. Ndabyemera umunyamakuru wese ashobora gukora inkuru atageze kuri tele. Agashaka amakuru bishobora gushingira ku mbuga nkoranyambaga. Ariko iyo ubeshye ikintu nk'icyo umuntu yagize semi ngo araruka ngo arahungabanga, niyo mpamvu ngo atagaragaye cyane muri gushimira abantu. Ngo yikubita hasi ngo indivamo warabyara. Papa we ubu koko tuvugisha usibye ku bantu dukomeza kuba abana beza tugakabya. Gusa bwana bwiza nabusize kuri Real Stade yitwa Emirates.